Suleiman Yusufu Yagubo arihira terekamo ndani irakwicarira n'uwo bita El Hadji Madike Kani ahabwa umupira mwiza cyane n'uwo bita gira umugisha maze kwambura Bi Aziz Basane Kuranya amuha agapase keza cyane k'amazi pira tereka mu rucundura neza cyane Rayon kirya hakiri kare cyane ugishaka ngo ibintu byo kujya kuyataka kontra attack ukirya igitego cya saa 11 zo mu ruturuturo ubwo barayobora batahe cyane mubizi imitima yabo ubu byo kwataka bagiye kubyira bagira imitima yoroshye ubu barumva Timbarazo arawuzamura neza cyane ushyira ku mutwe awutereka n'umutwe neza cyane kabisa pira kozaho uwo bita Ndikumana Asman nawe arajisha abana mupira watereka ndani Rayon kimwe Al Hilal kimwe umva amashyi y'abareyo umva umureyo kuri stade Kigali Pere dore attention contre-attaque Aziz Basane Kuranya kona Sofiane Farid umupira ukuramo cyari igitego cya kabiri cya Rayon Sport umurayo ujyana gishanyarazi muri minota cyari igitego kwizigira we dore gushwekura nka Renault 4 arirukanga cyane nka Ferrari 2026 ivuye mu Ruganda Gerber Zamari wenyine uwo bita Aziz Basane Kuranya terekamo bounce cyane uwo bita Faride aratabara umuzamu wa mbere kabisa mu Sudan wenyine rebana na Sofiane Faridi wenyine one on one kona pira awukuramo uyu Sudan umuzamu arangije urutugu rurahungabana urutugu rurimutse aravuga ati mutabare mu ntabare uyu nyangufi muri Cameroon aranyisha aranyandagaje ariko ahantu nkora nanjye witwa Kanyizo na hiti baciye inkoni bavuga tuzibeshe ubitekerezeho mu byo utekereze ibyo byibagirwa hano rero ukora haratangaje cyane abantu bose bahari ni abantu bakunda igare kandi barigenzeho igihe kinini imyaka yose Efrem ubu ndabona kuvuga ariko mwibagirwa na Efrem ukuntu nawe ameze ubu ubu turi kumwe turimo turajyana gatanu twakira abavandimwe bari barazenguruka igihugu so ngabo igice cya mbere cy'umukino hagati ya Al Hilal n'ikipe ya Rayon Sport ukibonye gute hari gutsindwa igitego hakiri kare kuri Rayon Sport abantu batangiye kwikanga ati byaza kuba bya bitego bine ariko twaje kubona Rayon Sport at least iza kugira ikintu cya composure gutuza muri yo bakaba bagiye kuruka no muri kimwe ku busa ntibarabona occasion nabo zibyara ibitego ariko ni igice cya mbere muri rusange wasobanura abakunzi ba Radio Rwanda gute wakibonye gute ni ibiki byiza byo muri Rayon Sport ubona bagakwiye kuza gupita kugira ngo wenda
ikintu cya mbere navuga ni uko ikipe ya Rayon Sport yakiye na Al Hilal uyu munsi itandukanye kure cyane n'iyo bakinnye muri Stade Amahoro mu buryo bwombi, mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni uko ikipe ya Rayon Sport yarahindutse. Urebye saves ebyiri Olivier Kwizera akoze ahangaha, Mayen Contre agenda akuramo imipira myiza no kumenyerana. Chimanga na Emery bamaze kumenyera uburyo bafashanya, bitandukanye n'ibyo twabonye muri Stade Amahoro Kamembe. Kandi Al Hilal nayo abakinnyi usibye Stephen Ebuela utabonetse utabanjemo, usibye na Saleh Erdin ukinaga wabonye ikarita itukura kuri match ya El Merreikh, ndabona nawe atarimo. Ubundi ikipe yabirimo, ikipe yabirakomeye. Uriya mukinnyi bashyize kuri kabiri asanzwe ashyira kuri gatatu ni umunyagana bazanye ejo bundi ngo abe umusimbura wa Luzolo, ariko nawe ni umukinnyi mwiza cyane. Navuga ni Rayon Sport irimo irakina n'ikipe ikomeye. Icyo nicyo cya mbere abantu bagomba kumenya. Iri organize, iratuje, nta pressure. Barakureka ugapasanya kabiri ugasara ngo urashaka igitego, baratera mu migongo yawe. Nibwo uri kubona Obed cyangwa Ganijuru barimo basufura kubera akazi gakomeye barimo habwa na Kulibali na Girumugisha. Njye navuga ni Rayon Sport yabuze ikintu kimwe, nicyo gitumye byibura itajya kuruhuka inganya, nubwo ntayiveba cyane kuko yakinnye n'ikipe ikomeye nyine. Ariko ikintu kimwe yabuze kubaha Al Hilal. Iminota ya mbere bayikinnye nkaho bameze nkaho aribo kipe iri superieri, bameze nkaho nabo bashaka igitego cy'ibanze cyo kubinjiza mu mukino. Yet njye narebye imikino ya Al Hilal mpuzamahanga na Mamelodi yakinnye igikombe cy'isi cy'amakrebe ikava mu matsinda ikagera muri knockout stage nk'ikipe yo muri Afurika rukumbi yabishoboye. Iyo igiye gukina na Al Hilal iradefanda, muguma inyuma mugategereza mugacungira kuri contre attaque. Rayon Sport mu minota ya mbere yabuze akantu ko kubaha Al Hilal. Babonaga bameze nk'aho bari bakina ari amakipe birakomeye, ubwo utsinda agomba gutsinda. Ibyo rero bagomba kubikosora, ni nabyo banakoze mu minota yakurikiyeho. Niba wabibonye Ganijuru na Obedi nibongeye kuzamuka, ntabwo barimo batera amasantre, barategereza ko Didier cyangwa Aziz Basane bari imbere aribo baza gutera izo santre. Ariko kuba ngo aba bakinnyi Kulibali na Girumugisha ubarekure basigare bonyine ni igihano ugomba kukibona. Bakoze ikosa rero, batsinzwe b'igitego, babonye kufra, ikipe yose irazamuka. Njye narebye n'amageste bakoze mu gihe cya umukinnyi witwa Nike Bangala. Abedi yamuhamagaye aramubwira ati wowe sigarayo, gumana na Obedi na Ganijuru mube batatu kuko mugiye kumarika abantu babiri. Sinzi ikintu kibaye cyatumye Bangala atekereza nawe kuzamuka akajya mu mitwe. Bashidutse bagomba kumarika Girumugisha. Niba wabibonye Azizi Basane yaturutse kuri atake yiruka ajya kubafasha kuvertire, agerayo yarushye nawe mu kudefanda by'intege nke akora k'agataronade, abatsinda igitego cyiza ariko gishingiye kuri experience, gishingiye kuri automatisme. Ikipe ya Rayon Sport yabuza ku kantu ko kubaha Al Hilal bikwiye mu minota ya mbere aho bakaboneye. Urabona ko bari gutegereza Al Hilal igapasanya, nabo bawufata bagapasanya ariko batihuta cyane, badashaka igitego cya hutihuti. Ntekereza ko iyi composure bayigumanye, sinzi niba kwishyura byoroshye, ariko wenda babona icyako na icy'umutwe cyangwa n'ababataka bakaba babona igitego mu buryo butunguranye. Ariko rwose kugira aho bihagaze ubu Simba Veba bakiriye n'ikipe ikomeye. Ngira ngo bakiriye n'ikipe ikomeye, turimo turabibona nyine ko nta makosa menshi noneho yakurikiyeho nyuma umupira babonye corner nabo nk'eshatu muri gice cya mbere. So barakora iki urebye ko wenda 11 bahari ari beza? Kuko ndebye kuri bench mbona ahantu hashobora kuza kuboneka za remplacement nyinshi ni muri mediane, kandi muri mediane ya Rayon Sport ngira ngo nta makosa menshi arimo arahakorerwa. So urabona ari iki cyakorwa rero kugira ngo icyo ngicyo abantu bategereje cyo kubona Rayon Sport kina neza bakigereho? Ikintu cya mbere navuga nuko umutoza wa Rayon Sport arimo arakorera pre-season muri champion. None uko pre-season kuko ni mushya n'abakinnyi benshi ni bashya, uko akora pre-season muri champion aragenda amenyera, akamenya ikintu cokoje byanteza ibibazo gutya, ikinyiretse byamfasha muri ubu buryo, ikintu nk'icyo. Amakosa ye aragenda agabanuka nubwo akiyakora. Ese nemera ko Falnganye ari kumusiga kuri iyi match. Yes, Falnganye ntabwo ari muri forme. Falnganye uburyo bamukoreye rehabilitation sinabyemeye ngewe ku giti cyanjye. Urabizi ko n'uburyo nabaye na associé na Rayon Sport
ku buryo byanyemereraga kumenya amakuru menshi. Faranganya avuye mu mvune y'umwaka. Yego. Utangiye kumuha amamatch minota 70, minota 60, minota 70, amaze umwaka adakina umupira w'amaguru. S'il vous plaît, umukinnyi witwa Rodri yakize mu kwezi kwa 9, yatangiye gukina mu kwezi kwa 12 cyane. Abari kuri bench areba iminota 10, iminota 5 bagenda bakuza. None ubu Rayon Sport yatangiye imukinisha iminota yose, ubu nibwo batangiye kugenda bayigabanya. Kubera iki? Baramwitega wa musaruro Faranganya yatangaga cya gihe, kandi ubu ntago ashobora kuwutanga. Bagomba kumufasha kuza gake gake. Ariko icyo nemera twarabibonye hano kuri match ya City Boy, ni umufinisha n'ubundi. Igihe igitego kibuze iminota 10 ya nyuma ntiyaza akagwa cya gitego cy'umutwe giturutse kuri kona. Nge sinemeraga ko yasigara ngo bazane Likau na Richard kuri fede match bombi babasanga Abedi Grouard na Bangara bafite profile zijya gusa, n'abakinnyi batanu bafite profile zisa. Na amahitamo y'umutoza nge sinemeranyije nayo. Ariko ndebye kuri bench nakabaye mubwira ubundi ngo mu minota ya nyuma baraza gukinira Faranganya imipira yo mu kirere, ariko ntawe uhari. Nkurikije amakuru mfite rero, iyi match umwanzuro kugira ngo Tambwe Gloire ayibanzemo, birashoboka ko utaturutse ku mutoza. Umutoza yari yahisemo ko 6 ikinwa na Yannick Bangala, 8 agakina Faustin Likau Kitoko Pizarro, Abedi agakina 10. Abayobozi cyangwa ababegereye sinzi ko byagenze, baravuga ati Gloire ni meilleur joueur wa Rayon Sport, uramwicaza match ikomeye nka gutya gute? Umutoza abiganiraho byanze kunze, wenda nawe yasubije agati impembero, yemera kumushyira mu kibuga. Kongo hari ibyo amunenga muri video analysis, ibyo byo mwazabifatira umwanya mukabikurikirana. Ariko niba ari uko ibitekerezo by'umutoza bimeze, ntuze gutungurwa akuyemo Gloire imbere y'abandi. Ntuze gutungurwa akuyemo Gloire imbere y'abana, kuko afite ibyo atamwemeraho. Option ya mbere yo gusimbuza, kuko yatsinzwe, sintekereza ko yahita azana Likau, ntekereza ko yazana Richard. Richard wenda agakina na Yannick Bangala, Abedi agakomeza kuba imbere yabo, kubera ko Richard ni umuspecialiste mu gupasa basani. Burya muri ari